Ikaze mu gasobanuro kacu k'uyu munsi, dutangiranye n'umugabo w'umukire cyane wari urimo atambuka mu muhanda, arangije ajugunya ikofi y'amafaranga hasi ayikuye mu mufuka. Gusa muri uwo muhanda hari harimo umukobwa wari urimo acuruza indabo, aricyo kintu kimutunze. Nuko umukobwa yarabibonye ko umugabo ikofi ye iguye hasi, arambika za ndabyo hasi kugira ngo yegera aho ikofi yari iguye. Yarabikoze, arangije ahita ajya gutoragura ya kofi. Ageze iruhande rwa ya kofi, arebye mu ikofi abona harimo amafaranga menshi cyane. Yaratangaye, arangije aravuga ati, ubu se ubu koko marangiye, uyu mugabo ko ataye amafaranga ye, Yesu we, reba uburyo angana. Arangije aravuga ati, ataye gute? Rero njyewe nubwo nkeneye amafaranga, kandi nubwo nta kintu twibereyeho, nabuze n'abakiriya bagura izi ndabyo, nanone amafaranga ntabwo nayatwara. Niko yarimo ariganiza we n'umutimanama we. Ko yaravuze ati, ikintu ngomba gukora, ngiye guhaguruka ya mafaranga nyajyanire uriya mugabo rwose, kuko aya mafaranga ni menshi cyane, banza anayakeneye. Ibi bintu ntabwo byaba ari byiza. Umukobwa yagize atya, agenda yirukanka kugira ngo abashe kuba yakwegera wa mugabo, abe yamuha amafaranga yari amajije guta. Agenda amuhamagara amubwira ati, yewe bosi, hagarara. Gusa umugabo yari kuri telefone. Gusa muri iyi nkuru barakubwira ati, umugabo yari kugira ngo arebe yuko yabona uyu mukobwa yavamo umugore, kuko yari asanzwe amuzi aho ngaho muri karitsiye. N'ariya mafaranga yayataye abishaka kugira ngo agerageze uriya mukobwa. Arakwereka umugabo yaregereye imbere gatoya, arangije ahita agera iwe, ahita yifungurira umuryango, ahita yinjira iwe. Nuko barakwereka umugabo amajije kwinjira iwe, aho ngaho yari yinjiye, wa mukobwa nawe yaje amukurikiye yihuta cyane, arimo amuhamagara. Gusa umugabo yari yicishe amatwi kugira ngo adakebuka ngo arebe umukobwa, abe yamubwira afate amafaranga ye. Umukobwa nawe yegereye aho ngaho umugabo yari yinjiye muri urwo rugo rwe kugira ngo abe yabasha kumuha amafaranga. Umugabo yarikomereje yigira mu nzu iwe nk'imbere. Gusa nyine wa mukobwa yakomeje kuza asatira aho ngaho kuri wa muryango, arangije arasohoka kugira ngo abe yabasha kwinjira aho ngaho umugabo yari yinjiye, amuhereze amafaranga yiwe. Arakwereka umukobwa yegereye no kuri rwa rugi rw'imbere yabonye umugabo yinjiramo, arangije arakomanga kuri wa muryango cyane, ari nako yitegereza ya kofi yari irimo amafaranga yari azaniye wa mugabo yari amajije guta mu muhanda. Barakwereka abakinguye umuryango. Gusa umuntu wari ukinguye umuryango ni umwe mu bakozi b'uriya mugabo babanaga nabo bamukorera akazi ko mu rugo. Yarafunguye abonana umukobwa wambaye ibintu byacitseho bisa nabi, gusa nawe yari amuzi yuko ari umukobwa ucuruza indabyo muri izo karitsiye. Umukobwa yaramubwiye ati, muraho neza, narinje kureba bosi wanyu, ndamushaka cyane. Umukozi yamaje ati, se uri kumushakira iki? Umukobwa yaramubwiye ati, rero bosi wanyu ataye amafaranga mu muhanda, nari ndimo ncuruza indabyo, yakoze mu mufuka, arangije amafaranga aratakara. Wa mukire uvuge yuko bakubwira ko muri iyi nkuru yari kugira ngo agerageze umukobwa arebe nimba yavamo umugore. Yari ari hejuru mu idirishya, ibyo bavugaga byose yarabyumvaga hamwe n'uriya mukozi. Nuko umukozi yahise abwira umukobwa ati, rero wa mukobwa wazaniye amafaranga, ndaza kuyamuha. Umukobwa yaramubwiye ati, aya mafaranga ni menshi cyane, mpamagarira bosi wawe, namubonye yinjira aho ngaho. Ati, reba do, aya mafaranga ni menshi, ndagira ngo uhamagare aza aha ngaha ahereze aya mafaranga. Wa mukozi yitegereje umukobwa cyane, arangije aramubwira ati, rero uzana aya mafaranga ndayamuha. Umugenzi wa wa mukozi nawe yarabyumvishije, ahita aza kureba ibyo barimo bavuga aho ngaho hanze. Arangije aramubaza ati, se aha ngaha habaye iki n'uyu mukobwa wo mu muhanda ucuruza indabyo?
asa gutya. Wa mugenzi arambwira ati rero uyu mukobwa azanye amafaranga ashaka kuyahereza boss yayataye. Wa undi mugenzi we bari barimo bavugana uburyo yataye aramubwira ati zana aya mafaranga turaza kuyahereza boss nta kibazo. Umukobwa yashatse kwanga ko yabahereza arangije aravuga ati rwose mumbabarire amafaranga muze kuyamuha pe ni menshi. Boss yari ari mu idirishya arimo abireba uburyo uyu mukobwa yari amuzaniye amafaranga byose arimo arabyumva. Abakobwa baramuganjije baramukurura cyane baramubwira ati ese wowe ubundi bimeze bite wazanye si uyazanye kandi kugira ngo yahereze boss. Boss yagiye arahuze cyane yigiriye gukaraba zana aya mafaranga turayamuhereza. Wa mukobwa abonye yuko abakobwa bose bamuhuriyeho bari kumubwira ati bereza aya mafaranga turayahereza boss wacu yarayabahaye arangije arababwira ati ngaho nimwakire mumpereze nimero za boss wanyu ndaza kumuhamagara mubaze niba kuko ano mafaranga mbahaye yataye mu nzira mwagize gute mwayamuhaye. Yafashe agakereyo yari afite aho ngaho n'agakaramu ruhande barangije bisetswamo reka tuzi kubwira nta kibazo. Batangiye kuba bamubwira nimero baramubwira ati ni andika ni 1 2 kangahe 5. Bamubwiye nuko wa mukozi mugenzi we arangije arabyumva yumva yuko mugenzi we arimo abeshya wa mukobwa amuhaye nimero z'ibicukuri. Umukobwa yaramubwiye ati bose nta kibazo ubu rero ndaza guhamagara boss wanyu mubaze niba aya mafaranga kuko mwayamuhaye kuko ni amafaranga menshi cyane. Wa undi nawe mugenzi we wari waje kumva ibyari bibaye aho ngaho yahise amusubiza ati genda wa mukobwa wo ntabwo twizeye urabona twebwe twayimukira boss wacu no ku buryo tumukunda turayamuhereza. Umukobwa yaravuze ati okay nta kibazo nimba muyamuhereza ubu ngubu njyewe nakikomereza akazi kanjye ndagiye gusa ndaza kumuhamagara. Umukobwa yaragiye we yari amajije gutumika ubutumwa bwe kuko yari azanye amafaranga yari atoraguye mu muhanda boss. Uwo mu boss yari ataye w'umumiliyoneri mu muhanda. Barakwereka icyabaye ahubwo b'abakobwa basigaye baserebura bari kuvuga bati mbega umukobwa w'akagoryi mana yanjye we tuzi yuko uriya mukobwa atagira ubwenge rero ko n'amafaranga angana. Ikintu bakoze bahise bayagabana barangije bose bahita bakubita umufuka. Gusa boss yarabirebaga nawe arangije arumirwa ahita avuga ati mbega abantu mbana nabo nuko bateye. Cyakoze yahise amanuka abakobwa bahita baza bishimye. Ndakwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye kacu dushyiraho umunsi kundi. Nuko amaboss yaramanutse asanga abakobwa bavuye hanze kubonana na wa wundi. Wibuke byose yari arimo abirebera he mu idirishya. Boss yahise ababaza ati none se bako bimeze bite mwari muri gukora cyangwa ku muryango ko nabonye mwatinze mwari muri kuvugana nande. Abakobwa bahise bavuga ati nyine boss n'umuntu wari uje gusabiriza ahangaha kandi wo ku muhanda gusa nyine yarasa nabi. Boss yahise ababaza ati se hari ikintu mumuhaye ko mbona muje nta kintu mufite. Abakobwa nyine ariko ubona yuko bafite ubwoba bw'ibintu bari bamaze gukora. Barangije bahise basubiza boss nyine yaje asanga nta kintu dufite nta kintu cyari gihari kugira ngo tubashe kuba twakimuhereza. Turamubwiye atagende azagaruke tuzamuha ubutaha. Boss yarabitegereje areba ukuntu barimo bamubeshya arangije aratungurwa cyane mu mutima ajya avuga ati mbega burya aba bakobwa n'icyo bateye. Bose bakomeza kumubeshyabeshya barimo bisobanura gusa barimo barya indimi. Boss yahise ababwira ati rero ubutaha nihajya haza umuntu gufunguza mujye mumuhereza igihari cyose kuko buriya haba hari n'igihe aba ashonje kandi murabizi ukuntu inzara iryana. Mujye mumuhereza murebe no mu myenda ishaje ntabwo mwabura ikintu mumuha hano muri uru rugo. Ubutaha rero mujye mugerageza gufasha bagenzi banyu kuko nabo hari igihe muba mwazahurira ahandi hantu mukabakeneraho ubufasha. Abakobwa barikirije barangije bavuga ati cyane rwose boss uri boss mwiza rega
niyo mpamvu tugukunda, ubutaha rwose naza tuzamuhereza kandi hari imyenda ihari kuko inashaje tuzayimuha. Bose yaravuze ati nimba mubyumvishije nta kibazo ngaho nimugende mukomereze akazi kanyu. Bose barakwereka yaratambutse arangije arababwira ati ngaho nimufungure umuryango ngende mu byo ndimo nikomereza ibyanyu, namwe mukomeze ibyanyu. Bafunguriye umubosi aratambuka, gusa umubosi yarababaye cyane, naho ariho byakubabaza kubona abantu mubana mu nzu bakora ibintu nk'ibi ngibi bakarutwa n'umuntu wo ku muhanda mutabana, uhita utangira no kugira amakenga ukajya uvuga uti simarange aba bantu noneho koko nta kintu ntabakorera, ni ukubera iki? Na boss nawe yagiye avuga ati nta kintu ntabakorera ariko ndebera burya ni gutya bateye. Arakwereka abakobwa bisi baratambutse bagenda mu byabo baserebura cyane bishimye ngo ko bari bamajije kubona amafaranga menshi. Barakwereka wa mukobwa bisi wari umajije kuzana ya mafaranga akahereza abakobwa yaraje yari yibagiwe na za ndabyo ze, we yahise yirukanka ajyanira wa mubosi amafaranga. Asanga izuba ryahageze ryazishe ziri ku muhanda, arangije arababara. Barakwereka disi urebe ukuntu umukobwa yari afite umutima mwiza, arangije asanga indabyo ze zangiritse, arangije yifata mu mutwe aravuga ati ubwo ko marange indabyo zanjye noneho uko zanambye ninde uri buzigure? Nurandebera ukuntu njyanye amafaranga njyaniye uriya mugabo, none reba ukuntu indabyo zanjye zibaye. Gusa nyine nta kibazo ndapfa kuzigurisha uko zimeze, none se nagira gute? Icya mbere ni uko nyine yahemutse, ngo ayo ibucyure araba ari ayo ngayo. Barakwereka uyu n'umukobwa wari umukobwa w'umukene cyane, we yaratunzwe no kugenda agurisha uturabyo aho ngaho muri izo karitsiye kugira ngo babashe kuba babona amaramuko iwabo mu rugo. Uyu mukobwa rwose barakwereka yagiye agera ku bakiriya abona rwose nta kintu bimubwiye, arangije akajya ababwira ati bakiriya beza boss ntabwo mugura izi ndabyo bamabuja. Nuko umugore wari uri aho ngaho arangije ambwira ati umukobwa we ugira ubwenge, indabyo urabona njyewe nazigura zanambye gutya rwose? Reka pe izo ngizo njyewe nazigura zanambye, kibuze ujya uteraho n'utuzi. Barakwereka wa mugore yari abwiye ngo amugure indabyo yaritambukiye, arangije arikomereza umukobwa, arangije asigara yumiwe cyane, agenda ariko ubunza imitima yibaza niba kuko bari bugure izi ndabyo ziwe zari zanambye. Gusa we ntiyacitse intege, yakomeje agenda ashaka abantu bagura indabyo, arangije agenda avuga ati za ndabyo nziza nazibazaniye, indabyo zihumura cyane neza nazizanye, nimuze mugure indabyo, ni nziza rwose, harimo n'uturabyo tw'umuhondo, muragura. Murabizi nyine ukuntu abantu batembereza mu muhanda bagenda bahamagara abakiriya, nawe niko yagendaga abikora. Gusa nyine yakitegereza indabyo ze akabona zanambye, gusa we ntiyacitse intege, yakomeje kugenda ashaka abakiriya. Yageze ku mumama wari ukuze, arangije aramwegera aramubwira ati mabuja mwiza, waguze aka karabo kari keza k'iroza wakaguriye abana bawe ko bari bugakunde rwose, reba ukuntu ari keza karanahumura neza. Mabuja yitegereje uwo mukobwa, ibintu arimo aravuga, arangije avuga ati uwo mukobwa we ni ukureba izo ndabyo zawe ukuntu zimeze, nta soni ufite? Nuko arangije wa mukobwa aramubwira ati ni ukuri ihangane nubwo zanambyeho ni ukwera izuba gusa, nuzigera mu rugo ukazitera utuzura abanzima. Umugore arangije aramubwira ati ngiye rwose ngiye izo ndabyo ntabwo nazigura pe, akubeshya iyo ugerageza unazitere n'amazi, wowe uratekereza ukazana indabyo zanambye gutya koko nta soni? Nawe rwose ugerageza uzane ibintu bizima pe, reba ukuntu zimeze, byibura ujye uteraho n'utuzi zimere neza.
barakwerekana wa wundi ntiyaziguze kuko zari zanambye zabaye nabi. Umukobwa yarumiwe cyane, arangije amera nk'umuntu ucitse intege. Nawe ari wowe ibintu bikubayeho watangira kubunza imitima ukavuga ese noneho amarariro y'uyu munsi biragenda gute? Barakwereka umukobwa wenda yakomeje gucika intege, gusa nanone zari zakomeje kunamba. Arangije agera ahantu hari intebe, arangije aravuga ati noneho ndabona byanze pe, ahangaha niho imbaraga zanjye zigarukiye. Kuko izi ndabyo noneho mana ntabwo bari buzigure, noneho biragenda gute? Barakwereka umukobwa yaraje yifata amapfubyi, atangira no kuba yarira, anibaza ati ese ubu koko mana nagucumuye wiki? Kubera iki njyewe utambona nk'abandi? Kubera iki njyewe utama kuba nagira ubukire ngo wenda ngo ibintu byo nkoze byose bigende? Ni ukubera iki? Gusa si byiza kwitotombera Imana, kubera ko Imana buri gihe ibyo bikunyuzamo byose iba ibifite n'igisubizo. Ni byiza kwihangana, kubera ko yihanganye ikama ishashi. Barakwereka wa mubosi yaje ahantu umukobwa yari yicariye, yari yamukurikiye agenda areba ukuntu umukobwa agenda akora akazi ko gucuruza indabyo. Umukire yaraje yegera ahantu wa mukobwa yari yicaye. Umukobwa yataye umutwe arimo ararira cyane, yibaza uburyo uwo munsi biri buze kugenda atacuruje ngo babashe kuba babona icyo babona cyo kurya mu rugo, ko ari nawe wahagurukaga akajya gushaka ibyo kuba byabatunga. Umukobwa yarakebutse, umuntu wari wicaye iruhande rwe arangije abona wa mubosi wari wataye amafaranga. Umukobwa ari kurira cyane, arangije arihanagura. Umubosi yaramubaje ati umeze bite mukobwa mwiza, ko urimo urarira, byakugendekeye bite? Umukobwa yabise abwira wa mubosi ati nyine njyewe nari ndimo ncuruza indabyo, none nabuze abakiriya kubera ko zanambye, habuze umuntu n'umwe uzigura, nanjye ndi kwibaza uburyo biza kugenda uyu munsi, byanyobeye. Umubosi arangije aramubwira ati hoya ihangane mukobwa mwiza, hanagura amarira, we kurira, ibintu biraza kugenda neza sibyo? Umubosi yaramwegereye atangira kuba yamuhanagura amarira. Nawe ari wowe umuntu wakugiriye neza ntabwo wabura kumuhumuriza. Umukobwa yahise yibuka aravuga ati uzi yuko wataye amafaranga maze nayatoraguye mpita nyazana mu rugo iwawe, ese babashije kuba bayaguha ko njyewe nahageze nkasanga abakozi bakambwira ngo ninyabahereze barayaguha? Bose ati buriya se ahubwo uzi ikintu cyabaye, ba bakobwa ntabwo bayampaye pe, nari amafaranga wazanye ntabwo bayampaye. Unyumvire nawe, unyumvire, nta kintu ntakora kugira ngo nite kuri bariya bakobwa, ariko amafaranga wazanye ntabwo bayampaye, nataye rwose umuhanda ntanabizi ntanabishaka neza, none ntabwo bayampaye. Umukobwa yahise avuga ati bose njye rwose icyo nagombaga gukora nagikoze, aba ari abakobwa bawe naje bahita bayanyambura, barambwira ngo baraza kuyaguha rwose pe. Njye nahise nsiga n'indabyo zanjye hara ku muhanda, nje nsanga zanambye, none dore banze no kuzigura pe. Ni uko nguko byagenze. Umubosi yariyumviriye areba ukuntu n'umukobwa wari umukobwa mukene ari na mwiza, arangije aravuga ati mwana zose urabizi sha, yewe ari amafaranga ntayo bampaye pe, ahubwo se nagusaba akantu kamwe ukamfasha. Reka nkubwire rero, ugiye kugenda wongere umuhereze amafaranga, wongere uyanzanire mu rugo, wongere ndebe bari abakobwa uburyo bateye. Umukobwa yarabyumvise ati umubosi yakomeje amubwira ati ugiye kumfasha njye nzaguhemba rwose pe. Umukobwa nta kintu yahise akora, yahise avuga ati njyewe nta kibazo nabigufashamo,
gusa nyine urareba ngewe ndi no guhomba indabyo zanjye zumye, urampa basi udufaranga dukeya nishore. Umubosi yaravuze ati humura rwose nta kibazo, ni ngewe nemeye yuko nzanaguhemba bishimishije, ahubwo atakira amafaranga ubashe kuba wangeragereza nanone abakobwa umere nk'uwayataye, wongere ubabwire yuko bose yayataye, wongere turebe uburyo yenda nimba nayo bayansubiza. Ati ntabwo wamenya nimba ari yana bari bayakeneye cyane. Umukobwa yaravuze ati nta kibazo ndabikora, ese none uzampa igishoro? Umubosi yaravuze ati nta kibazo, amafaranga nguhaye nayo kuba twakoresha uwo mupango gusa nyine ndakwemereye, ni gahunda zacu nizigenda neza tukabona biciyemo genda yaguha nta kibazo, gende wicurize wowe yafate utuje wumve utekanye. Ese njyewe yaguhaye hari ikibazo wumva ufite? Ngaho mbwira, urukumva bikubangamiye? Umukobwa yaravuze ati boss nta kibazo, njyewe ndagenda mbikore nk'uko byagenze kare, genda bigufashamo rwose nta kibazo, kandi rwose urakoze niba yanyemereye n'ibiza gucamo ko aza kuba igishoro gusa ni menshi. Umubosi yaravuze ati okay nta kibazo. Barakwereka abakobwa b'abakozi ba boss bari bari mu rugo babara ya mafaranga wa mukobwa yabahaye mbere. Umwe ari muri ati ndebera aya mafaranga we ukuntu ari menshi mana yanjye, babakire babaho neza, atuzi yuko ari 120 by'amadolari we. Ati ngiye kugenda mu rugo mpite mbasha kuba nakiguriramo akabanza. Wa wundi w'umuryoshyi we yahise yivugira ati ngiye rwose aya mafaranga mbonye yose ndagenda nguremo telefone nziza yandi twika, ku buryo mana yanjye aho nzajya nyura hose bazajya bavuga ati yewe dore umukobwa ufite telefone ihenze. Ati nicyo kintu cya mbere mpita nyakoresha. Wa wundi akomeza avuga ati oya, ati ngenda guramo akabanza iwacu turanakennye, amafaranga nyabonye nyababaye ntabwo nahita nyasesagura ngo ngure telefone. Ati ariko mana uriya mukobwa ni ikigoryi bigeze ku buryo abona amafaranga angana gutya akayitesha. Wa wundi yanjye avuga ati yo wow, anaterera hejuru cyane, amafaranga aranyanyagira hasi aho ngaho yarari yicaye muri ako kantu bicungaho. Nuko bakomeza baganira kuri ayo mafaranga, bari kuyapangira na bizinesi, amaporoje yabo, ibyo bazayakoresha. Muri ako kanya bakiri muri ibyo ngibyo bari kubara ya mafaranga, bumvishije umuntu ukomanze. Arangije umwe arahaguruka ati ubuse umuntu numvishije ukomanze we? Ati haguruka vuba vuba utoragure ayo mafaranga yakura aho ngaho atagira n'uyabona aho ngaho, ataba ari na boss akaba yabibonana nabi. Igira vuba vuba uyakureho, njyewe ngiye kujya kureba uwo muntu ukomanze uwo ari we rwose pe. Barakwereka umukobwa yavuye handi yari yicaye atangira kuba yatoragura ya mafaranga yari yanyanyagije hasi nyine barenzwe. Gusa boss yaraje yikinga aho ngaho ku rurabyo rwa rurara rw'igiti iruhande rwaho bari yaranabirebaga ibyo bari barimo byose. Nuko boss akomeza no kumirwa areba uburyo bagiye gufungurira wa mukobwa. Wa wundi yarabirindutse ahita aza kunyura imbere aza gukingurira umukobwa. Nanone mu kuhagera yongeye kubona abona ni wa mukobwa ugarutse, yaje afungura anivugisha ati ese wowe kandi ugariwe n'iki? Tuje kureba ko twahaye boss se? Ntabwo twizeye amafaranga twayamuhaye, urashaka iki kandi ahangaha wa mukobwa we? Ntabwo wumva? Ati mbare kabiri wavuye ahangaha agira bavuye. Umukobwa yari afite amafaranga mu ntoki, arangije aravuga ati dore andi mafaranga ahubwo boss yari yataye nanone mu muhanda, nimwakire mwongere muze kuyamuha. Umukobwa acyumva ikintu cyitwa ifaranga yahise afungura vuba vuba kugira ngo abashe kuba yafata ya mafaranga ngo areze boss. Angira ngo warya ngo uvuze ngo iki boss yataye amafaranga? Nayo ngayo yazane n'ubundi aya mbere twayamuhaye nta kibazo turayamuhereza. Nuko
mukobwa arangije aravuga ati aya mafaranga boss wanyu ni menshi yataye, gusa mujye mumubwira ajya abasha kuba yacunga neza amafaranga aba afite, ahora ata amafaranga buri kanya, ngakira aya mafaranga uze kuyahereza boss wawe, umubwire yuko nayazanye ari umuntu yatoraguye. Umukobwa yahise ayafata vuba vuba agataranyira avuga ati humura nta kibazo rwose turayamuhereza. Umukobwa mwiza, yego ko mana, ari no kumusekiramo nyine agashinyaguro. Arangije wa mukobwa arambwira ati icyitonderwa, aya mafaranga mube muri kuyamuha, kubera yuko nimpuguka nkabona telefone ngewe nzamuhamagara mubaze nimba aya mafaranga mwagize gute mwayamuhaye. Umukobwa yahise avuga ati ariko se wa mukobwa we, ntabwo twizera, ubu se we ko aya mbere twayamuhaye wari uhari? Ntabwo twayamuhaye, rero humura n'aya ngaya turayamuha, wivuga amagambo menshi. Kandi boss kuba yata amafaranga ni ibintu bibaho, najya yata ahubwo ujye uyazana, uri kunyumva neza. Arangije ahita anafunga n'agasuzuguro kenshi wa mukobwa, asigara aho ngaho ku muryango yitegereza wa mukobwa uburyo anavuga nabi, biramucanga arumirwa cyane. Nta kindi umukobwa yakoze, umukobwa we yahise yibirindukira kuko yari asoje akazi ke. Gusa uwo mukobwa wamukeneye yari afite umutima mwiza, arangije ahita azunguza umutwe abwira boss ati abirangije. Boss nawe ahita amucira isiriti, ubikoze neza cyane rwose. Barakwereka wa mukobwa yaje yirukanka n'iyagatera, asanga mugenzi we yaragaze ati yewe uzi n'ikindi, yewe dore andi mafaranga ahubwo yaje. Atuzi yuko wa mukobwa azanye aya mafaranga nanone, mbega umukobwa w'akajiji banange we, wa undi yarumiwe. Arangije aratangara cyane ati uriya mukobwa agira ubwenge, ariko se uriya mukobwa aya mafaranga arimo aratoragura gute? Boss ubanza akorera uruhande rwe hariya hirya, niko mugenzi we yahise amusubiza ati niyo mpamvu uriya mukobwa arimo ata amafaranga akayamuzanira, ati ni nawe uyazanye. Nuko wa mukobwa ati wow, ariko boss shaho n'umukire, reba aya mafaranga asa ari gute, ubwo yataha ahandi angana iki? Uriya mukobwa ni kiriji we. Ubuke neza boss we yari arimo gerageza kugira ngo arebe ko yakibonera umugeni ufite urukundo nyarukundo, utamukurikiyeho amafaranga. Hano muri iki gihe abantu bafite amafaranga baba boss basigaye bagira amakenga, bakavuga ati se uyu muntu yaba ankurikiyeho amafaranga cyangwa yaba afite urukundo ruzima? Bagahitamo kuba bakora ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo bamenye abo bakunda abo ari bo, kugira batazabaza by'igihe kirekire. Umubosi yaraje yegera wa mukobwa, arangije amubwira ati nkurikira wowe ubashe kuba wareba ibigiye kuba, ni rwose ntabwo wari bumpereze ari amafaranga, ndabigusezeranyije. Barakwereka barafunguye na wa mukobwa aza akurikira mu bosi kugira ngo bakomeze diru zabo. Umukobwa yaraje ahita akinga n'umuryango. Ba bakobwa bakiri muri ibyo ngibyo, amafaranga nabo bari batangiye kuyagabagabana. Bumvishije umuntu ukinguye umuryango vuba vuba n'iyagatera, wa wundi ahita amubwira ati akira aya mafaranga uyafashe, komeza umere nk'uri gukora akazi. Barakwereka bose bahise bakangarana, bahita baza kureba uwo muntu wari uje. Gusa ni wa mubosi yari ari kumwe na wa mukobwa wakunze kujya atoragura amafaranga akayamuhereza abinyujije muri buriya buryo bwo kuyazanira abakozi be, bagapanga n'uriya mupango wa kabiri wo kugira ngo babashe kuba bareba. Abakobwa baraje batavuga ati boss wise ugaruka se aka kanya, gusa n'umutima mwinshi uhagaze. Wa wundi afite ubwoba, arangije ahita avuga ati se boss umukobwa arakora iki aho ngaho, reba ukuntu asa. Boss yahise avuga ati nyine uyu mukobwa ni wa wundi ucuruza indabyo hariya hirya mu muhanda. Ati simumuzi se? Ati se ko yabazaniye amafaranga ya mbere ntimuyame, byagenze gute?
abakobwa bararebanye batangira ahubwo kumwihakana bavuga ati umukobwa azana amafaranga, nta mafaranga yazanye hano bose, ntayo pe, ntayo, umukobwa se yakubwiye ko yazanye amafaranga hano? Utampaye, njyewe ndumiwe pe. Nuko bose yakomeje avuga ati mwebwe ko nta kintu ntabakorera muri uru rugo, kuko ni uku mubayeho, ni uku muteye? Imana yanjye we muranyumije, mwebwe uyu mukobwa yabazaniye amafaranga avuye hariya ku muhanda, ngenda abizi nanabyireberaga neza, nimugire vuba mumereze amafaranga yanjye. Abakobwa bahise bakuramo amafaranga kubera ko bari bumvishije yuko bosi yabimenye, barangije bafite n'ubwoba, barangije batangira kuba bakuramo amafaranga. Bosi yahise avuga ati uzi ikintu kigiye gukurikiraho, mumvire ahangaha kuko muri abantu babi, muri abagome, nta kintu ntabakorera, are mutambuke hano se mugire vuba vuba mumereze n'amafaranga yanjye. Umukobwa n'umujinya mwinshi yahise amuhereza bosi atakira, arangije atamubwira ati wowe wagakobwa we kabi ko ku muhanda, sigara ukora amasuku ahangaha noneho akazi wishimye. Barimo bamutonganya cyane, undi nawe yazanye amafaranga n'umujinya mwinshi wari urimo amaso, arangije yitegereza umukobwa n'umujinya ahita anamuhutaza, afata imbisi kwase nyine. Nuko arangije bamuhereza ya mafaranga yose. Nuko barakwereka abo bakobwa b'abakozi bakurikiye iby'isi cyane, bakurikiye amafaranga, bagaragaza urukundo rwinshi rw'amafaranga, birengagiza yuko bosi wabo nta kintu na kimwe atabakoreraga, yabitagaho. Nuko bosi byaramubabaje arabirukana. Barakwereka disi wa mubosi yahise yakira na wa mukobwa amuhereza icyo kurya, abasha kuba yamuhereza umugati kugira ngo yirire. Umukobwa barakwereka we yari anishonje yifite inzara, yaririye cyane. Barangije baraganira, amubaza iby'ubuzima bwe. Umukobwa yaramusobanuriye amubwira ukuntu babayeho, aravuga ati twebwe rero bosi biragoye cyane, gusa nyine reka ngushimire rwose wakoze kuba umpaye ariya mafaranga ngo ngende nyagire igishoro. Ubu ngubu ngiye kugenda ncuruze bizinesi yagutse, mbe nashinga n'ahantu nazajya mba nzifite bwose bajye bagura. Bose yarambwiye ati hoya wowe humura, n'ibindi biracyaza, ntabwo nari nagushimira byimazeyo disi. Umukobwa yari na mwiza, ese afata umukobwa ikiganza arangije aramubwira ati ahubwo se ntizimbye amagambo ko nagukunze nakwemera kumbera umugore? Umukobwa yaravuze ati se bose buriya ntabwo uri kunyinisha? Rwose ndabizi ko uri kunyinisha, ntabwo umubosi mwiza nkawe yakwemera umukobwa nkanjye. Umubosi yakomeje amubwira ati ni ukuri njyewe nagukunze. Nuko umukobwa abonye yuko umubosi akomeje, yarangira amubwira ati njye rwose amahirwe ntabwo nayitesha, nakwemera. Umubosi yahise abwira umukobwa ati ngaho nyigera umuhobere, rwose umukobwa mwiza. Barakwereka barahoberanye. Umubosi nyine bigaragara nawe ko uri kubireba yamukunze cyane, nawe ari wowe ntabwo wabura gukunda uyu mukobwa. Bemeranyije no kubana. Igihe cyo kuba bajya mu murenge cyarageze, azanira umukobwa indabyo. Umukobwa yari ari kumwe na mama w'umuhungu barimo baganira, akajya amwereka n'uburyo bizinesi zikorwa. Umusore w'umukire yegereye umukobwa, arangije aravuga ati mukobwa mwiza, ni wowe nari ntegereje mu buzima bwanjye bwose, rero ugiye kuba wagatangaza kuri njyewe. Umukobwa yahise abwira umusore ati rwose nawe reka gukomeza kuntakagiza cyane, turumva igihe wahereye. Nuko mama w'umusore yari yishimye rwose, areba ukuntu umuhungu we yiziwe n'umukobwa mwiza ugira umutima mwiza. Nuko umuhungu yakomeje abwira umukobwa ati rwose ni ukuri sinabona uburyo nkutakira mama, ati gusa ni wowe umukobwa mama yahoze ansengera yuko nazabana nawe. Umusore yabwiye mama ati rero mama, uyu niwe mugore w'inzozi zanjye, umugore unkunze urukundo rwa nyarwo, umugore ugira umutima wa kimuntu, umugore udakunda iby'isi cyane, umugore ukunda gukora, akomeza kuba yamutakagiza imbere ya mama we. Arambwira ati njye rwose umugeni namubonye, ubu ngubu nduzuye cyane.
ahubwo tugende tube twasezerana. Barahoberanye na mama wabo Disi n'ibinezaneza bari bishimye. Gusa iyi nkuru ikintu ibashije kuba yakigisha ni uko ubanza ukamenya umuntu mugiye kubana uwo ari we, ko abenshi bakunda amafaranga. Murakoze cyane kureba iyi video, ndabakunda, tuzahurire mu yindi nkuru izakurikira iyi ngiyi. Nawe utaguze uko iminsi izagenda yiyongeramo mwakunze inkuru, nzajya mbagezaho agasobanuye umunsi ku munsi. Murakoze cyane, ciao, ndabakunda.